Intambara y'urukundo episode ya 3. Ubwo duherukana Eric bari bamusubije mu modoka bamushyira munsi y'intebe aho buri wese winjiraga yagendaga mukandagira. Yaziraga amafaranga 500 yari abuze yo kwishura, kandi niba ubyibuka neza yari yahaye wa muhungu ngo amujyanire ubutumwa kwa Teta. Mama, yagenze bite? Kurikira episode ya 3. Mwibutse gukanda subscribe mbere yuko wumva igice cya 3. Twagiye. Eric, nari nsutamye munsi y'intebe uje wese ancyonyora. Ngo nari mfite agahinda ko nsubiye mu cyaro byibuze ntanakandagiye mu mujyi. Imodoka yarahagurutse, ikimara guhaguruka ako kanya numvise ihagarara. Ngiye kumva numva hinjiye umukobwa ufite ijwi ryiza abaza umusore wishyuzaga mu modoka ati, umuhungu waje ari mu modoka ari hehe? Ko numvise ngo umushubijeyo. Wa musore ahita nkubita umugera ati, wa mukaritasi we haguruka. Abaza wa musista ati, none se uyu muhungu ni umukozi uje gukora iwanyu? Wa mukobwa ati, oya, si umukozi ahubwo ni umushyitsi wanjye. Wa musore araseka ati, ariko ntukabeshye sister, ntabwo umukobwa mwiza nkawe yasurwa n'amayibobo nk'izi. Wa mukobwa ahita amfata akaboko ati, sohoka. Afata amafaranga 500 yishyura wa mukomvayeri. Ati, mujye mumenya ko nta muntu umenya aho bwira ageze. Ubuse gutinyuka ukicaza umuntu munsi y'intebe ngo nuko yabuze icyo yishyura, uzi muzahurira hehe da? Wa musore araseka ati, njyewe ngiraho mpurira n'iyo mayibo? Reka uzabaze ntaho twahurira. Ubwo umukobwa yahise asohoka ankurikiye. Njye nari mpagaze hanze narangariye ibimodoka byinshi birimo gucicikana binyuranamo muri gare n'abakobwa bambaye utujipo tugufi. Iwacu nta bakobwa bambaraga gutyo. Babagayo umukobwa twafataga nk'umusirimu ni Teta, kandi nawe yiyambariraga ibijipo binini birebire yakabya agashyiraho ka pasuwa gato. Nabwo tukirirwa tumuserereza ngo yigize umunyamujyi. Yahise amfata akaboko ati, twigendere rata. Wagiye tunyura muri za modoka nyinshi, zimwe zihagaze hinjiramo abagenzi, izindi basohokamo, izindi zicicikana zisohoka muri gare, izindi zinjiramo. Abantu ni benshi, bamwe barimo kugenda bacuruza utuntu mu ntoki, abandi baragura, mbese ni urujya n'uruza. Umukobwa yantwaye amfashe akaboko nk'umwana muto, nanjye ndamukurikira. Twasohotse muri gare, ngeze ku muhanda mbona imodoka noneho ni nyinshi zigenda zikurikirana. Nkabona tugiye kwambuka, ariko nkibaza ukuntu turi bwambuke, bikanyobera. Narategereje ngo wenda imodoka zirahagarara, ndaheba. Ngiye kubona mbona ankuruye akaboko twinjira mu muhanda. Imodoka zigenda zitunyuraho hafi no kutugonga. Twahezemo hagati, ubwoba buranyica. Ndamwishikuza ngo nsubire inyuma nirukanka. Imodoka ihita imfungiraho amaferi, yari ingonze habura gato. Wa mukobwa yahise agaruka aramfata ati, ihangane wijijishe, ariko ntubona ko uri mukuru. Ntugire ubwoba ntacyo uba, sinjye wabonye twambutse umuhanda. Twamaze kwambuka, wa mukobwa ati, ubu se ntabwo ushonje? Ngwino ngiye kukugurira ibiryo. Twinjiye muri resitora nziza cyane. Iwacu nari menyereye resitora zimwe bacuruza imbada n'agasosi karimo amazi menshi nabwo. Gusa bakabya bagateka ibirayi bitogosheje n'ibishyimbo. Natunguwe no kubona wa mukobwa ahagurutse ajya kunyarurira, mbona azanye ibintu bikataguye ukuntu.
Inyama zo nari nzizi, nta muntu uyoberwa inyama kabone nubwo yaba ataraziryaho. Hariho inyama, ibirayi bikataguye byokeje, bimwe bita ifiriti. Hariho utunyorogoto twinshi cyane ngo ni amakaroni. Umuceri nawo nari nguzi kuko hari ubwo twawuryaga ku bunani, kuri noheri, ndetse n'igihe murumuna wanjye yari yabatijwe mama yigeze kuwugura. Hariho n'ibintu by'umweru bimeze nk'ibimwira ngo ni mayoneze. Ku ruhande hari ibishyimbo bitetse, imiteja. Ku kandi gasahane hariho ibiboga bidahiye, salade. Imbere yabyo hari agacupa gatoya kuzuye uduti twinshi dusongoye, kirida. Ubwo umukobwa yanteretse imbere, ibikubita amaso, inzara nari mfite yahise igenda, ahubwo isimburwa n'isesemi. Numvise isesemi izamutse, nakoze agatoki muri bya bimwira ngenda kuruka. Noneho nakwitegereza iminyorogoto ku isahane ukuntu yigondoye, nkagira ngo banyaruriye inzoka zo mu nda, nkumva ndapfuye. Kwihangana byarananiye. Ubwo wa mukobwa yari arimo kwirira nta kibazo, mucunga ku jisho, nongorera umuntu wari umpagaze iruhande wambaye imyenda y'umweru n'akagofero bisa. Mbese umusarane wanyu uri hehe? Yahise antungira agatoki ati, nyura hariya uzenguruke urahita uwubona. Yahise mpaguruka, sininjiye mu gikari, mbona umuryango urafunguye. Yinjiyemo numva harahumura cyane. Umutima nti nta musarane uhumura gutya. Nari naramenyereye imwe yo mu cyaro, biriya maresitora y'iwacu ibigizwe n'ibigiti kimwe witumamo ukamera nk'inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti. Shaho inuka kubi ngo n'abasinzi baba banyamo. Ubwo narungurutsemo mbona igisahane cyiza cy'umweru dede, kimeze nk'ibisorori iwacu batuzaniramo impungure twagiye guhinga. Nabonye ukuntu kimeze, ndebyemo kubw'amahirwe mbonamo amazi. Ahwi, ndiruhutse, inyota yari inyishe. Nahise nunama nkozamo intoki, nyora y'amazi ngiye kugotomera, numva inyuma yanjye. Ntuzacikwe n'igice cya 4 cy'iyi nkuru. Ni uw'Ibucaba kuri Ibucaba TV. Kanda subscribe dukomeze tubane.